Hari umukunzi wacu watwandikiye ati hari ikibazo ntari gusobanukirwa neza. Ni impamvu ikomeye cyane yo kugira ngo dukoreho ikiganiro, nawe nimba hari ibyo twaganiriyeho ukumva ntago bishyikira neza uzatwandikire hanyuma tubisesengure cyangwa se tubaze n'abahanga kuturusha muri byo, cyane ko inkuru ya cryptocurrency ari inkuru nshya mu matwi y'abanyafurika benshi, bityo igitekerezo cyawe n'icyanjye bishobora kubyara ubumenyi, tukagiraho ubumenyi muri iyi crypto kandi tukabasha no kwibyaza umusaruro. Hanyuma rero yaranyandikiye ati ko mbona Pi network igiye guhuza na system za banki, bizakorana bite kandi Pi itari yafungura ku mugaragaro ibikorwa byayo? Ubwo yaravuze full open mainnet. Arongera ati ku kibazo cya kabiri ko iyo aizo mutubwira ko numva ari nka language ya banki irebana na bank payment system na financial message, Pi izahuza nabyo nta gaciro kazwi cyangwa se hazakoreshwa akari kuri exchange? Munsobanurire murakoze. Mbere na mbere ndagushimiye ko ikibazo cyawe wacyanditse mu buryo bwumvikana umuntu abasha kugisoma kumva neza icyo ubajije. Hanyuma reka tubiganireho muri iyi video. Nguhaye ikaze rero wowe mushyashya cyangwa se wowe tudasanzwe tubana tuganira kuri cryptocurrency, twunguranaho ibitekerezo, dushobora kuza dusobanura ibibazo nk'uko nguko cyangwa se tukaza tuganira ku bindi bintu bigiye bitandukanye ariko kandi bigaruka kuri cryptocurrency. Bityo rero nguhaye ikaze kuri Rugwiro Prozone. Umunsi nyine tugiye gusubiza iki kibazo umuntu yatubajije. Natangira nkubwira ni kuba Pi igiye kwihuza na system ya banke kandi ukaba wibaza uko bizakorana ni aizo niba ari language ya banki nk'uko bivuga, Pi izahuza nayo gute mu gihe itari yagira agaciro kazwi cyangwa se nimba izakurikiza agaciro ka GCV cyangwa se akari kuri exchange? Iki kibazo ni cyiza ariko reka duhera ahangaha. Kitwibutsa twese ko ikibazo dukunda kwibaza twese, tutwibaza tuti ese Pi network izahuza ite n'amabanki kandi itarafungura full open mainnet? Reka dusobanureho byose hanyuma uze kuza gusobanukirwa kugeza igihe uri buze kuza gusoza iyi video hari amakuru ubifiteho. Ubundi iyo bavuze iyi aizo baba bavuze iki? Nakubwiye ko ari standard mpuzamahanga ikoreshwa mu itumanaho ry'amakuru hajyanye n'imari cyangwa se financial message. Mu magambo asanzwe ni ururimi rumwe rusanzwe rwemeranijweho ku isi yose kugira ngo amabanki, ibigo by'imari na blockchain system bibashe gukorana neza. Bisobanuye ko iyi aizo bayizanye nyuma yuko amabanki yakoraga buri banki ku giti cyayo ariko bagasanga hari icyuho kirimo. Reka buri gihugu kikaba gifite uburyo kibikoramo, niko kera byabaga bimeze. Cyakoraga mu buryo cyihariye bwo kohererezanya amafaranga. Urugero banki yo mu Rwanda yoherezaga amafaranga mu buryo butandukanye n'iyo mu Burayi cyangwa se muri Aziya. Ibi byatezaga amakosa, gutinda n'ikiguzi kinini, ariko iyi aizo bayizanye yaje kubihindura. Nanone ubu buri rwego rw'imari ruri kugenda rwemera gukoresha ururimi rumwe rusobanutse. Ni nk'uko twese twaba tuvuga ururimi rumwe rwa tekinoloji y'amafaranga tubyumvikanaho kimwe. Abantu bakora trading by'umwihariko iyo bavuze candlestick wumva icyo bavuze, bavuga pips wumva icyo bavuze. Abantu mukora mining iyo bavuze KYC wumva icyo bavuze, iyo bavuze migration wumva icyo bavuze, iyo bavuze wallet wumva icyo bavuze. Urwo rurimi rero umuntu utabashije kuba ari muri iyi si ya crypto ntago abyumva. Bifate rero nkaho iyi aizo ihuza urwo rurimi rwa banki, bafite uko bavuganaho nk'uko abaganga bavuganaho. Mu by'ukuri ntuze kuza gusobanukirwa mu gihe utarimo neza muri uwo mushinga. Iyi aizo rero yarabihinduye kandi iki nicyo gituma crypto project nka RIP cyangwa se XRP, Stellar yitwa XRM n'izindi ndetse na Pi network zishaka kwinjira muri iyo system, kuko iyo blockchain ihuje na izo bivuze ko ishobora kwemerwa n'amabanki ku isi yose. Ese Pi network yakora nite n'amabanki kandi itarafungura full open mainnet? Bizakorana gute kandi itarafungura ku mugaragaro? Nibyo koko ubu Pi iracyari muri enclosed mainnet phase,
ahangaha turi muri enclosed mainnet phase, kandi mwibuke neza ko Dr. Nicholas yaje gufungura icyo bita open network, aho hari amacoin cyangwa se Picoin twagiye tubona ku exchange agiye atandukanye nka OKX n'ibindi. Aha rero turi muri enclosed mainnet phase, aha ibikorwa byose biri hagati mu muryango wa Pi gusa. Icyo bita full open mainnet bazaba bemereye n'abandi kuba bagira uburenganzira kuri coin cyangwa se kuba coin ya Pi yakoreshwa hanze ya ecosystem, nubwo twabonye ko hari imisoro yateganije ko dushobora kuzajya tuyitangaho. Ariko icyo benshi bataramenya nuko iyi phase ari igihe cyo kwitegura. Barimo nyine ntago bashobora gufungura full open mainnet batarateguye uburyo bashobora gukorana n'amabanki n'ibindi. Ni nkuko ushobora kuvuga uti wenda ku ishuri mfite examen ukabanza gukora amarevision ugasubiramo kugira ngo uzajye muri cya kizami witeguye neza. Niyo mpamvu mubona ko team igenda iduhereza ama testnet n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo irebe neza ko nifungura ku mugaragaro, kuko bazaba ni kwa kundi ushobora ni kuno wenda ushobora kuba ufite ikintu ukavuga uti ngishyize muri aya maboko ntago cyapfa, ukavuga uti reka mbarekure noneho bajye hanze. Pi network rero iri gukora iyo mirimo ubu ngubu yo kugira ngo yiyubake cyangwa se igira ibyo yubaka. Irimo gushyira urufunguzo rw'itumanaho n'amabanki kugira ngo igihe izafungura ku mugaragaro izaba ishobora kwakira cyangwa se kwakirwa n'amabanki na system zose zemewe. Bityo rero iyi ISO ni kimwe mu bintu by'ingenzi biri gukoreshwa mu gutegura iyo full open mainnet izahuza Pi nyine n'amabanki. Suko Pi ikorana n'amabanki ubu ntago bijyari byakunda, ahubwo iri gukora icyo twita compatibility testing, ngo igihe izatangira amatransfer azajya agenda neza nkuko amabanki abikora uyu munsi. Mu gihe bafunguye ntago bashobora gufungura full open mainnet ngo basubire inyuma bagende barebe nimba bikunda, bagomba kuba barabitestinze, barakoze testnet n'ibindi. Ese ISO iha agaciro Pi network? Iki nicyo kibazo cya kabiri wambajije, niba ISO ari language ya bank, Pi ihuza nabyo gute kandi nta gaciro nka GCV kamaze kwemezwa cyangwa se itari cyangwa se nimba ari kariya kari kuri exchange? Ni byiza cyane kubaza iki kibazo, kandi ntubwirane nimba nawe hari byinshi bikuvuna muri uru rugendo rwa crypto bijyanye n'ibibazo udasobanukirwa. Ushobora kutwandikira kuri WhatsApp cyangwa se muri comment, hanyuma tukaza kugusubiza. Abantu benshi rero batekereza ko igihe iyi ISO izashyiraho izabifungiye ku mugaragaro bishobora gufungura agaciro ka Pi coin, ariko siko bimeze. Iyi ISO ntabwo itanga agaciro, ahubwo itanga urufunguzo rwo kwemerwa mu rwego rw'amabanki. Urugero, agaciro ka GCV cyangwa se Global Consensus Value ni igiciro cyashyizweho na community. Iyo uganiriye n'abantu bose bari muri Pi bakubwira bati GCV nitwe twayitoye, ariko ntabwo ISO ishobora gutuma GCV ihita ikunda ako kanya, ahubwo bifate nkaho waba ugiye mu gihugu utazi, tuvuga ugiye nko mu bihugu by'Abarabu ugahurirayo n'umuntu uzi Icyarabu akajya atransfera direct icyo uvuze mu Kinyarwanda akakikuvugira mu Cyarabu kugira ngo ubashe gukonektana n'aba bantu. Nicyo iyi ISO iziye nakubwiye ko yifashisha nayo iyindi shemba yitwa middleware, bikabasha gutanga amakuru ku buryo bwihuse. Kugira ngo rero icyo gihe kibe cyoroshye, Pi network irimo kwitegura kugira ngo itazahura n'ingorane zo kudahuza n'amabanki. Bityo ISO ni intambwe yo gutegura, ariko si intambwe yo gukonfirma ibiciro bigiye bitandukanye, harimo nka GCV ko bishobora kuba byatangira gukoreshwa. Ubu abantu benshi bari kuvuga ko gaciro ka GCV, ariko reka twumve icyo bivuze kuri uyu mushinga wa Core Team. Igiciro gisanzwe amabanki agenderaho cyangwa se exchange cyitwa value. Igiciro cya GCV cyitwa symbolic.
yerekana intego y'aho Pi ishaka kugera. Ishaka gushyiraho decentralized value system yemejwe n'abakoresha Picoin, ariyo global consensus value. Sinzi nimba iki ngiki ucyumvisha, kubera ko Core Team iri mu gice cya Web3, kandi Web3 twabonye ko ari igihe internet uyikoresha neza, hanyuma wowe ntubukire umugenerwa bikorwa, ahubwo ukagena ibigukorerwa. Nagiye nguha ingero zigiye zitandukanye, nk'ubu ku bantu bakorera ngo kuri YouTube murabizi, urakora hanyuma ukagabana na YouTube ikaguha ama percentage. Ariko mu gihe YouTube yaba yabaye Web3 itakiri Web2, ikihangano cyawe direct cyajya gihita kikwinjiriza hatajemo icyo bita commission. Aha rero Core Team cyangwa se na Picoin muri rusange, iyi GCV nuyiganira uzajye wumva ko ari cyo Pi irimo ishaka gukora. Pi iri gushyiraho decentralized value system yemejwe n'abakoresha Pi, ariyo GCV. Bibivuze ko igihe Pi izafungura ku mugaragaro, bashobora kuzazamuka mu giciro, aho ama exchange azaba yemerewe gukorana na Pi, hazagenda hazaho uburyo bwinshi bugiye butandukanye, nyine imishinga ya Pi ikarenga ecosystem. Ariko nanone hakubahirizwa amategeko n'amabwiriza Core Team ishyiraho yo kugenderaho, nko kuba amacoin amwe namwe asohotse akarenga ecosystem asoreshwa 25%. Ntekereza ko twagiye tubigarukaho mu mavideo yacu agiye atandukanye. Kandi amabanki azayakira mu buryo bwemewe binyuze muri ISO message standard. Uru rero turufate nk'ururimi, ufate nk'umuhuza hagati y'abantu batari kumvikana. Ni ukuvuga ko rero iyi ISO izaba hari ururimi, naho GCV izaba ari ifaranga. Ubu rero ururimi rushobora guhuzwa n'ifaranga bikagira ikintu bitanga, ariko value ya Pi aka kanya ntabwo twayirebera ahandi hantu hariho hose twirengagije kuri open network yabereye kuri exchange, harimo OKX n'izindi. Rero symbolic yayo twayifatira kuri GCV kuko usanga ariho mission yabo bayishyira. Impamvu ukeneye gukomeza gukora mining, ibi byose bifasha umupiyoniye, bimufasha kugira ngo igihe Pi izatangira gukora mu rwego rw'amabanki hazabe hari mu bantu bafite konti yuzuye, Pi wallet yemewe na KYC yarangiye. Ibyo ukwiye gukora ubu ni ibi ngibi. Mu gihe amakuru ya Pi ubona agenda asirikira agiye atandukanye, komeza gukora mining buri munsi udasiba, kandi wuzuze KYC yawe aho babikubajije. Reba neza ko Pi browser yawe iri update, sabana n'inshuti zawe musangira amakuru kugira ngo amakuru yagiye asohoka ugende uyamenya. Gusoma ibinyamakuru byemewe kuri network cyangwa se ukurikire Rugwiro Pro Zone, nanjye nyakugezaho 5/5. Rero mu magambo makeya, iyi ISO ni inzira yemewe ihuza banki zisanzwe zibika fiat money ndetse n'isi ya blockchain. Kuri blockchain twifashisha icyo bita smart contract. Pi network ni urufunguzo rwo kwinjiza abantu bose mu isi ya Web3, naho GCV ni agaciro kagenwa n'abanyamuryango bakoresha Pi network. Ibi byose bihuzwa n'isi y'imari, hanyuma tukinjira mu isi ya blockchain ishingiye kuri Web3 ndetse na smart contract, aho igikorwa kikorwa vuba kandi bikihuta. Komeza gukurikira ibiganiro byacu tukugezaho, hanyuma tuzabane mu biganiro byacu bigiye bitandukanye turi kugutegurira. Ahangaha waruri ni kuri Rugwiro Pro Zone. Nakubwira ngo Pi sinzozi, nejo hazaza hakomeye ku mushinga wayo, kubera ko ugenda ubona ko Dr. Nicholas ari kubaka ibintu byinshi bituma adomina buri coin yose ishobora kurenga ecosystem. Iyo coin rero yamaze kuza mu mitwe y'abantu benshi irazamuka. Ntekereza ko mugenda mubikurikira ku binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye biganira kuri crypto. Nahawe rero ho gukomeza gukora ubushakashatsi, gukora cyane kugira ngo urebe ko hari ibyo ushobora kuba wageraho. Nizere ko wamaze gukanda subscribe. Reka tubure mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Tugira group WhatsApp ducishamo amakuru hagaruka kuri crypto. Nyine ushobora kureba muri video description ndetse no muri comment, hanyuma tukaguma kubana. Wanyumvaga mu izina rya Rugwiro Pro. Ahangaha waruri ni kuri Rugwiro Pro Zone. Nimba hari ikintu kikugoye wandika muri comment cyangwa se unyandikire kuri WhatsApp, ubundi
ubashe kuza kuba wasobanukirwa. Habaye hari aho nakoze ikosa nkabisobanura binyuranye n'ibyo nuko wowe ubyumva, wemerewe kumpamagara ikiganiro cyawe kigatambuka live kuri Rugwiro Pro, kuko ubwenge bwa blockchain nta muntu ubugwiza 100%. Twese hamwe ni ukuganirira hamwe, ni ugufatanya, ariko kandi nujya wumva analyse ariyo ujye wandika uti ndemeranya nawe, cyangwa se wandika uti nge nabyumvaga gutya, hanyuma tugume tuganire ku isi ya crypto. Imana ikurinde.